amagambo yavuzwe na Robert Kayanja mu giterane na Apotre Mignonne yari yakoresheje. Umva nawe twazanye n'imbuto zacu yego from Uganda tuyivanye muri Uganda yego twivanye muri Uganda. Imbuto bazanye ni iyi twaje n'imbuto yacu turashaka kwigushyikiriza ngo ni kwiha Apotre Mignonne nkuko mubibona takwigushyikiriza imbuto bazanye mbere yo kuzana amavuta none bamuzaniye imbuto. Pledging to give $100,000 US to the period. Ibihumbi ijana by'amadolari. Gutanga ibihumbi ijana by'amadolari muri yo parcelle nibyo tudupledginze twiyemeje kuzatanga no kuvuga miliyoni 140 z'amanyarwanda. Urabona wana isapukama rwose. Ahita apfukama. The balance this one muzatwohereza nimero ya konti aho tuzohereza asigaye urumva ngo n'imbuto bazanye tuzanye ibihumbi 30 by'amadolari 30 by'amadolari. Ariko uko ngo uyu mugabo niwe wari umufashe mu bitugu arimo ndetse amwaturaho imbaraga arimo azimuha umva ngaramuhanuriye ngo amafaranga azaza n'imbuto ngo bazanye amafaranga bazaza mu mamiliyoni mu mwaka umwe n'amezi 6 ngo urusengero ruzaba rwuzuye ngo zabe yahagaze. Nafashe iminota hagati y'3 n'5 kubera ari mu mwuka kandi gusa ndagasamarizinga neza ameze neza. Amen. Umuntu uri mu mwuka nkimara kuvayo unyumvire nawe yego mvi imbere aho navugiraga ngirabagirana ninjira mu bantu ngirabagirana yego ndi conscient atatakaza ubwo imitekerereze ndimo ariko uko nabaye. Amena nibyo mbabwira ni muramenye mwirinde uyu mwuka watura hasi kwiza gutakaza self control yego uwo mwuka ntubaho mu isi y'Imana ntagubaho uwo mwuka yego n'abapasiteri bamuyoboka ngo abaha imbaraga babaha iyindi myuka nyine nk'aba ngaba ari kugira ngo bagiye gushaka ibitangaza kubona umugore muzima yifata ngo agiye gushaka amavuta yo gukora ibitangaza. Can you imagine iyo usaba Imana ikaguha impano yo gukora ibitangaza ntiyifite yikwimba gute? Ariko ibi ngibi rwose n'iby'Imana irambiwe niyo mpamvu magurutse jewe ndi intumwa y'Imana ndi mu cyimbo iby'Imana itaza ngikubwire ngewe nzaza mbikubwire kuko numwe kubwira abantu nkababwiza ukuri abumva bakumva nupfa warumvise icyo gihe Imana izakubaza ati Dr.APOSTLE NKUNDABOSE ko yakubwirije ko yababwiye ntimwumve mwari muri mu biki. Urwo rubanza ruzakubarweho ngewe mfa kuba naje nkakuburira nkatanga uyu muburo wo kugira ngo muve mu bidafite umumaro muve mu mikorere yose ya Satani iyo myuka yose mu mihango yose y'umwanzi Satani. Abapfumu nibo basigaranye ibitambo bari gutambisha abantu ngo ibitambo bakazana amakoko bakazana amahene bakajyana amakango bakajyana ibitambo runaka ngo kugira ngo babashe kugira ibyo babakorera. Ariko reka mbabwire mboneraho kuvuga n'iri jambo rikomeye ry'abantu biha kuvuga ngo Yesu ngo yarabirangije ngo birarangira. Icyo Yesu yaje gukuraho ntibabwire nacyo iki kintu abantu benshi bakunda kukivuga ariko ndagira nacyo mbavane mu rujijo. Yesu yaje gukuraho ibitambo by'ibyaha ubwo yavugaga ngo byose birarangiye. Amaraso yiwe yamenye ku musaraba igorogota Nyabihanga niyo atweza. Bivuze ngo niba wasambanye ntabwo bizagusaba kujya gushaka inkoko cyangwa kujya gushaka ihene cyangwa inka cyangwa intungura oya, ahubwo amaraso ya Yesu niyo azakweza ibyaha byawe utungane.
rero amaraso ya Yesu niyo adutunganya. Iyi Imana itubonyeho amaraso ntiducira urubanza rubi, ahubwo itwita abakiranutsi. Bivuze ngo amaraso ya Yesu niyo ndorerwamo Imana itureberamo. Buri muntu wese wakoze icyaha cyose waba wakoze, waba wishe, waba wasambanye, waba wibye, waba wakoze ibyaha bidakorwa, wasinze, wakoze mafuti ajya atandukanye, iyo wihanye ibyaha ugapfukama ukavuga ati Imana ntabara, ndakwinginze, nagukoshereje, ugasaba Imana imbabazi, amaraso ya Yesu ako kanya ahita akururuka akagutwikira. Nta rundi rubanza. Nk'uko kera batambaga igitambo cyakemerwa ukabutunganya, rero igitambo cya Yesu yagitambye rimwe gusa biba birahagije. Ayo maraso ya Yesu niyo atweza tukaba abantu batunganye. Niyo mpamvu bavuze ngo birarangiye. Ariko abantu bivugisha ngo mbega Yesu ko yabirangije, ni gute ugenda ngo ugatura ituro, ngo ushiriye umuhanuzi, ushiriye apotere, ushiriye umukozi w'Imana, ngo kubera iki ngo akabatambyi yabakuyeho? Ibyo ngibyo reka mbasubize, ntabwo Yesu yaje gukuraho amaturo, oya. Ntabwo Yesu yaje gukuraho abahanuzi, oya. Ibihembo ntabwo yabikuyeho, oya. Ese ubundi mbibarize, iyo ugiye kwa muganga, n'urugero ngiye kuba, ugenda gutyo amaramasa, ese ibyo mwivugisha? Imana iduhaye amavuta yo kubasengera, abarwayi bagakira, badayimoni bakabarekura, indwara zitandukanye zigahagarikwa, zikava ku buzima bwa buri umwe wese. Umva ibyifuzo by'abantu tukabisengera bigasubizwa, imirimo n'ibitangaza. Mbonye Imana inkoresha ibikomeye, indwara zikomeye zananiranye, abantu bavuga batese birashoboka ko zakira, baragiye kwa muganga impande zose byaranze, baraguze imiti, barageze gute bikanga, nabasengera bagakira. Mbonye Imana ikora imirimo n'ibitangaza, mbonye ababashwe n'abadayimoni babarekura, haleluya. Mbonye haleluya abohererezwa amahembe, musengera ihembe rikamurekura. Kubera iki? Hari imbaraga z'Imana. Ukeneye kumva Apotre Mignonne niko kumuha inkunga y'amadolari 100,000. Hanyuma baramubwira ati asigaye 70,000 tuzabiguha, mu nyuma uraduha konte yo kubishyiraho. Ariko bazana kashi amadolari 30,000 by'amadolari nibyo bapfunyukuye mu ntuza aho bari bayashize. Arangije arayakira, barashima, impundu ziravuga, bari mu giterane birakomera, yego. Ariko nubwo bayamushyikirije cyangwa bayamuhaye, ntabwo yari yabona ingaruka zizaza z'ibi bintu. Nababwiye ko ingaruka ya mbere ugomba kwakira ari igihonomo. Kubera iki? Kubera ko wanze kumvira Uwiteka. Ikindi, uyu mugore Apotre Mignonne ntabwo we yahamagawe n'Imana, ari mu bantu bihamagaye. Nubwo bagira gutya bakatubesha, yatangiye minisiteri yo gufasha abantu, atangirira kugufasha abantu ngo batishoboye, b'abagore b'abaki, akagenda afasha, biza kugeraho ashinga urusengero arwita Women Foundation. Arangije birakomeza, abagore baramuyoboka, abagore basobanutse ni kwa Apotre Mignonne bajya gusengera. Mwabyumvise rata? N'ahandi hagiye hatandukanye, ariko ntago ari ugira abagore basobanutse gusa. N'urugero narimbahaye, n'ahandi bajyayo, yego.
ariko cyane cyane nyine kwa bapotere urabyumva nyine nawe urabyumva yego. Hanyuma aho kunyugwa n'ibyo ngibyo wenda yakoze aravuga ati ntabwo bishoboka, urusengero ntabwo ruhagije, rumaze kunyuzurana, abakirisitu babaye benshi, ngiye kubaka urundi runini. Nibwo rero gutanga igitekerezo cyo bakagiye bakubaka urusengero runini n'iki, noneho baza kumutera inkunga. Bimwe nababwiraga, wowe baraza bakakubwira bati nugira gutya tuzakugirira gutya. Muri make amasezerano bari kuyuzuza. Bwa mbere bamuhaye amavuta yo gukora iki, ibitangaza. Bayamuhera muri Uganda, araza arayazana ayibitseho. Ya mana Aburahamu, biteye agahinda kandi birababaje. Ubwa kabiri rata nibwo kuza bagira ute, bamuzanira imbuto, bavuze ko ari imbuto. Bararangije Pastor Kayanja amuhanurira, ngamubwira ngo nubuhanuza amuhanuriye ko azagira amafaranga menshi, ngo kandi mu madolari apana mu manyarwanda. Ho yavuze ngo izi miliyoni 100 tuzaguha ngo bihwanye na miliyoni 140 z'amanyarwanda, kubera ko aho ngaho yari mu madolari. Miliyoni 100 z'amadolari ubwo kuyavunja mu manyarwanda mwabyumvise. Hanyuma baracurira, baraserebura, barishima. Ariko reka nkubwira Apotre we, nushaka uzanyumve cyangwa n'abakirisitu bawe cyangwa n'abagukurikirana, simbizi, birakureba, ingaruka uzazibona. Nababwiye ko ibi bintu bidapfa kuza gutyo gusa, baza bakufasha, bagutera inkunga. Hari mu minsi yashize hari umuyobozi ukomeye, sinshatse kubuvuga izina, yaravuze ati baratuzanira twebwe bakakubwira ngo abazungu ni babaya, sinya ibi n'ibi niturangiza tugutera inkunga turaguha amafaranga kuko wabyemeje. Hanyuma urumva wamara kubisinya bakayaguha nyine, kubera ko wemeye ko ubutinganyi bwinjira, ko wemeye ko ibi n'ibi byose biza bikirunda ku bantu, wemeye ko microchip zinjira mu bantu, wemeye ko ayiwe ariko mana yego rata, ubundi bakaguha amafaranga we bakayakurundaho. Wemera ko abantu bagomba kuryamana bahuje ibitsina, yego, umukobwa ku mukobwa, umuhungu ku mukobwa, yego di, kayango n'izindi muwe, bakakubesha ngo bakuzaniye ubufasha, ariko kumbi bafite ibyo bagamije. Satani rero ashaka kwigarurira isi mu buryo bwo gukoresha abantu bakomeye cyangwa abantu bafite amafaranga. Kandi buriya umuntu yagutegeye kunda cyangwa ku mafaranga, akenshi na kenshi 98% uwo muntu uramufata. Mbaho urugero rworoshye, wenda ninshake ntabwo urugero rworoshye, ariko wenda bisanzwe mu buzima busanzwe. Iyo hari umukobwa wananiranye gutereta, ariko akaba yikundira ibintu, nashaka bavuka kwa minisitiri runaka, sinshatse kuvuga izina ry'uwo mu minisitiri, byo biramureba, nashaka bavuka kwa generali runaka, cyangwa nashaka baturuka ku muperezida runaka. Niba umuntu afite amafaranga akavuga atambo, niba basohotse rimwe cyangwa kabiri, wenda n'umukobwa wananiranye ngo nta muntu upfa kumutereta kereka nyine ufite ibintu, ukagenda ukamuha imodoka, ukamusinyira sheke, ukamubwira ati sheri shushu, ukamutembereza imitungo yawe, ukamubwira ati ibi byose bizaba ibyawe mugore mwiza. Reka nkubwire, niyo yaba ari uwo kwande, uwo nguwo araza yirukanka, kubera ko icyo ashaka nyine ashaka bya bintu wamweretse.
ariko ntabwo azanwe n'urukundo ntazindi muwe ari kugutera imibara akavuga ati iyi modoka ibaye iyanjye yisheke najya kubikuza aya mazu nzagabanaho gutya na gutya akagutera imibare uwo mukobwa rero nubanga inkwano yose bazakwaka iwabo uzayitanga kuko ufite ubushobozi bw'amafaranga nibashaka bazavuga miliyoni 10 uzazibaha muri make kubera ko ufite ikirata ubushobozi rero nabangaba filimaso cyangwa se iyi myuka ya Illuminati cyangwa se iki gikundi cy'abantu babakire bo baza bavuga ngo bari kugushyigikira bari kugutera inkunga bari kukwamamaza urakora ibiganiro hirya no hino uraba umusitari wamamare ni uri umuhanzi ukundwe na buri wese niyo nka igukunde nutazi indirimbo uririmba azikunde kandi atazi n'ururimi rukuvuga agukunde ugasanga umuntu ari hiti yarakunzwe ni umupasiteri cyangwa ni potere cyangwa ni umurevera cyangwa niki ariko hari ibitambo yatambye hari igikundiro yagiye kugura yakigura mu bapfumu yajya kugicisha muri abo bamaze kwinjira muri iyo miryango ntabwo ububizi wowe ushiduka wabyisanzemo hanyuma rero niyo mpamvu iyi myuka yateye mu bantu cyangwa se irari ry'amafaranga irari ryo gukira vuba umuntu akumva ko agomba gukira vuba akavuga ati ibitambo byose nzasabwa nzabitanga niba ari umugore wanjye nzamutanga niba ari umwana wanjye nzamutanga niba ari mama nzamutanga kuko bakwaka umuntu ukunda ibyo bitambo bakagukoresha ibyo bashatse bakaguha kondisiyo bakagutegeka uburyo ugomba kurya nuko ugomba kunywa nuko ugomba kuryama bakaguta bakakuyobora nka kwa kundi umuntu afata telekomanda agakanda agashyiraho ibyo ashaka icyo gihe rero bagukoresha nk'irobo iyo wamaze kwinjira muri uwo muryango cyangwa se wamaze kubemerera wamaze gusinyanya nabo amasezerano niko rero pasita Zigirinshut Michel arangiza aravuga ati umva aravuga ati uwo mwuka wo kugusha abantu ntabwo ntawubaho wo gukubita abantu hasi aravuga ngo uwo mwuka uturuka hasi uturuka kwa Satani nta handi uturuka kwa Sekibi niho uwo mwuka uturuka ntabwo uwo mwuka uva ku Mana ukubita abantu hasi bakabira urufuzi bakinera bakinyarira can you imagine ese Imana yigeze itanga imbaraga zimeze gutyo zo gutunga abantu ikiganza gutya abantu bakagwirirana zo gukora ku bana abantu bakagwirirana bakigaragura hasi nk'inzoka ese uwo mwuka nuwo kwande Apotre Mignonne we Satani wawukorera rero araza gukoza isoni niyo mpamvu rero uko kwihakana Imana ukinjiza Satani bigiye kugukoza isoni mva ko wigenje nibyo zo nsengero zawe zizuzura baguhanuriye ko mu mwaka n'igice ngo urusengero ruzaba rwuzuye nushaka rwuzuye cyangwa ruzarorere nushaka ruzanahirimire hagati si umujinya mfite wo kuvuga ngo nubundi ruzuzuramo abarimbuka ni umujinya mfite mfite ifuhe ry'umurimo w'Imana kuntu umurimo uri kuzamba hejuru yabitwa ngo baza bakiyitirira ngo ni abakozi b'Imana ngo ni ba apotere ngo ni ba pasiteri ngo ni baki barangiza bakarimbuza ubwoko bw'Imana rero mpagurutse mu burakari mpagurutse mu mujinya mwinshi mbabwira ukuri umva reka mbabwire abazumva ukuri muzakumve kandi nkeneye ko abantu bava mu rujijo niki Imana impamagariye kugira ngo mvane abantu mu rujijo nkuko Eliya yahamagawe agakura abantu mu rujijo akababwira ati Imana dusenga
niyo mu ijuru iri busubirisha umuriro. Iyo niyo mana nshaka kubabwira. Ibyo bigirwamana kwa jina la Yesu turabitwitse, turabikongoye, turashwanyaguza ayo mavuta y'amagurano, iyo myuka y'imigurano, iyo imigambi yose ya Satani turacagagura, turakubita hasi. Buri umwe wese uzumva iki kiganiro, ndababwiye ngo muhumuke, mucane ku maso, muve mu bitagira umumaro, mwizere Uwiteka, maze Uwiteka nawe murebe ko icyo mushaka cyose, yaravuze ngo icyo muzansaba cyose nzakibaha, icyo muzifuza cyose nzakibaha. Imana ntacyo wayisaba ngo ikwime. Ariko tuve kubigirwamana, tuve mu guterekera, tuve mu kuraguza. Abapfumu bo nibo badukanye ibitambo. Yesu Kristo yaje gukuraho ibitambo, ariko abapfumu barabisigaranye, cyangwa se Satani arabisigaranye mu yandi magambo, kuko abapfumu ni abakozi ba Satani, kimwe n'abapasiteri bamuyoboka ngo abahe imbaraga, abahe iyindi myuka nyine nk'aba ngaba, ari kugira ngo bagiye gushaka ibitangaza. Kubona umugore muzima yifata ngo agiye gushaka amavuta yo gukora ibitangaza. Can you imagine? Iyo usaba Imana ikaguha impano yo gukora ibitangaza, ntiyifite, yikwimba gute? Ariko ibi ngibi rwose n'iby'Imana irambiwe. Niyo mpamvu mpagurutse njyewe ndi intumwa y'Imana, ndi mu cyimbo iby'Imana itaza ngo ikubwire, njyewe nzaza mbikubwire, kuko numwe kubwira abantu nkababwiza ukuri, abumva bakumva. Nupfa warumvise, icyo gihe Imana izakubaza ati Dr.APOSTLE NKUNDABOSE ko yakubwirije, ko yababwiye ntimwumve, mwari muri mu biki? Urwo rubanza ruzakubarweho. Njyewe mfa kuba naje nkakuburira, ngatanga uyu muburo wo kugira ngo muve mu bidafite umumaro, muve mu mikorere yose ya Satani, iyo myuka yose, mu mihango yose y'umwanzi Satani. Abapfumu nibo basigaranye ibitambo, bari gutambisha abantu ngo ibitambo, bakazana amakoko, bakazana amahene, bakajyana amakango, bakajyana ibitambo runaka ngo kugira ngo babashe kugira ibyo babakorera. Ariko reka mbabwire, mboneraho kuvuga n'iri jambo rikomeye ry'abantu biha kuvuga ngo Yesu ngo yarabirangije, ngo birarangira. Icyo Yesu yaje gukuraho ntibabwire nacyo. Iki kintu abantu benshi bakunda kukivuga, ariko ndagira nacyo mbavane mu rujijo. Yesu yaje gukuraho ibitambo by'ibyaha. Ubwo yavugaga ngo byose birarangiye, amaraso yiwe yamenye ku musaraba igorogota Nyabihanga niyo atweza. Bivuze ngo niba wasambanye, ntabwo bizagusaba kujya gushaka inkoko, cyangwa kujya gushaka ihene, cyangwa inka, cyangwa intungura. Oya, ahubwo amaraso ya Yesu niyo azakweza ibyaha byawe utungane. Rero amaraso ya Yesu niyo adutunganya. Iyi Imana itubonyeho amaraso ntiducira urubanza rubi, ahubwo itwita abakiranutsi. Bivuze ngo amaraso ya Yesu niyo ndorerwamo Imana itureberamo. Buri muntu wese wakoze icyaha cyose waba wakoze, waba wishe, waba wasambanye, waba wibye, waba wakoze ibyaha bidakorwa, wasinze, wakoze mafuti ajya atandukanye, iyo wihanye ibyaha ugapfukama ukavuga ati Imana ntabara, ndakwinginze, nagukoshereje, ugasaba Imana imbabazi, amaraso ya Yesu ako kanya ahita kururuka akagutwikira. Nta rundi rubanza. Nk'uko kera batambaga igitambo cyakemerwa ukabutunganya, rero igitambo cya Yesu yagitambye rimwe gusa, biba birahagije. Ayo maraso ya Yesu niyo atweza, tukaba abantu batunganye. Niyo mpamvu bavuze ngo birarangiye. Ariko abantu bivugisha ngo mbega Yesu ko yabirangije, ni gute ugenda ngo ugatura ituro, ngo ushiriye umuhanuzi, ushiriye apotere, ushiriye umukozi w'Imana, ngo kubera iki ngo akabatambyi yabakuyeho? Ibyo ngibyo reka mbasubize, nabwo Yesu
yaje gukuraho amaturo. Oya, ntabwo Yesu yaje gukuraho abahanuzi. Oya, ibihembo ntabwo yabikuyeho. Oya, ese ubundi mbibarize, iyo ugiye kwa muganga, n'urugero ngiye kuba, ugenda gutyo amaramasa, ese ibyo mwivugisha wenda tuvuga n'urugero, twe turi mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'indi mijyi igiye itandukanye, ego wigeze ubona umuntu ubaho atabeshejweho n'akazi akora? Kubera iki wumva ko niba ugiye ku muhanuzi uragenda gutyo imbokoboko, wumva ko uwo muhanuzi azatungwa n'iki? Azaba hate niba akora umurimo w'Imana kugira abafashe, akabasengera, akabahanurira, akababwiriza. Mwumva yuko icyo umuntu akora nicyo kimubeshaho. Niba ucuruza ubeshwaho no gucuruza. Niba uri muganga wakira abarwayi, nibyo bikubeshaho. Niba ucuruza, nibyo bikubeshaho. Ikintu cyose ukora nicyo kikubeshaho. Kubera iki mwumva ko abakozi b'Imana ngo Yesu yakuye ngo yarabirangije, ngo nta turo uzatura? Ibyo yabirangirije he? Mujye musoma Bibiliya, icyo yaje gukuraho ni ibitambo. Ego, ni ibitambo, n'ibyo by'amaturo y'amafungo batambaga kugira bigire bikurweho. Ariko ubu ngubu ntabwo twebwe, n'urugero, niba uje kwa Apotre Happy musengere, wenda n'urugero wakoze ibyaha, kukwatuza cyangwa se kwatura ibyaha, nkagusengera nkagusabira imbabazi, ntabwo nzaguca amafaranga. Kandi ibyo ngibyo birumvikana, kwihana ni ubuntu nk'uko n'agakiza ari ubuntu. Ariko nugera mu bijyanye no gusengera indwara, kuguhanurira, kugira gute, uwo ni umurimo. Tugiye mu bikorwa nk'uko umuntu afata isuka akajya guhinga. Iyo umuntu agiye guhinga rero, urumva wari ukoze kuza kumbwira ngo wenda nasambanye, nkavuga Imana ikobarire gusambana, wenda niba wibye Imana ikobarire kwiba, niba wabesha Imana ikobarire ubwo bubeshe. Urumva ni ikintu cyoroshye. Ariko nibisaba nibigera kugeraho umuntu agusengera, hari imbaraga ituvamo. Niba ari umuguhanura, hari imbaraga tuba twakoresheje. Bivuze ngo nitubaha iby'umwuka muduhe iby'umubiri. Wowe urinde uhangara kuvuga ngo Yesu yarabirangije, ngo nta turo rizongera guhabwa umukozi w'Imana, ngo wapi, ngo ni business, ngo baba bashaka kurya. Ese aba mwirirwa muturira babajyana ikuzimu cyangwa babatambyeho ibitambo bangana iki izo nsengero mwirirwamo? Ariko mwabaye mute? Muzashijwa kugeza ryari mwabarokore mwe? Yesu Kristo. Abantu benshi batangije iby'umwuka none baherutse iby'umubiri. Mbere ugikizwa nta butiku wari ufite, wumvaga ibyo bakubwiye ukabikora, none usigaye nawe warigize umuyobozi. Ntabwo nzaturira pasiteri, ntabwo bishoboka, atazajya kurya ayo maturo. Ese ninde wakubwiye ko ayo maturo bayaryama? Cyangwa ninde wakubwiye ko ayo maturo watuye, niba ari Imana izabaza pasiteri wayahaye cyangwa Apotre wayahaye, kariyo ishinzwe kubimubaza icyo yakoresheje? Wowe urajya kunegosiya ubaza ngo mbega amaturo niba ari 5 wamuhaye, ibyo 5 yabikoresheje iki? Ibyo birakureba. Muvane mu bwenge bwinshi bw'ubucakura n'ubuyobe bwaje bukuzura abantu, ahubwo mwongere musubire ku gicaniro, mwongere mwubake, mwibuka aho mwavuye mukagwa, mwongere mubyuke. Ndabahamagarira kubyuka kuva aho mwari muri. Kubera iki?
Uwiteka ntabwo yishimiye ibyo bintu abantu bihangishije bizaniye bagashiraho. Kandi kimbabaza, ibisizweho n'abantu nibyo mwubaha, ariko ibyashyizweho n'Imana mukabivanaho. Ejo bundi ndi kwabwira ijambo n'ubundi ndi kubwiriza, nabwiye ngo isezerano rya kera n'irishya biruzuzanya. Hanyuma ndababwira ngo kugira mutajijwa cyangwa abo baza kubayobya, mujye musoma Bibiliya. Ndababwira ngo mujye muhera abakeneye gusoma iryo jambo cyangwa bazashaka umwanya, muhere mwitangiriro mugeze mu byahishuwe, musome ijambo ry'Imana, mureke kuyoba. Buri wese azabajyana aho ashatse, azana amavuta ngo arabakoraho mwikubite hasi ngo ubwo ni igitangaza. Uwo mwuka ntubaho katika kwa jina la Yesu. Ndabakunda cyane. Yari Dr.APOSTLE NKUNDABOSE happy wari uri mubaganiriza. Kandi nukuri ndahamya nashidikanya yuko hari aho bigomba kugira ute kubavana naho bigomba kubageza, kuko uyu mwanya tuba twaje imbere yanyu kuvuga ntabwo tuba ari ubusa, ahubwo uwo mwanya twafashe mujye muwuha agaciro, kuko n'Imana iba yaduhaye agaciro cyangwa se yabihaye agaciro. Namwe mubiha agaciro, hanyuma muve mu buyobe, mutere intambwe, mumenye Imana y'ukuri, muve mu bigirwamana. Imana ibamere umugisha. Ndabakunda cyane. Bye bye, ciao ciao, tuzasubira.